tekereza ufashwe n'indwara nuko uko bukeye iyo ndwara igiye yiyongera cyane, ufashe icyemezo cyo kujya kwa muganga. Muganga aragusuzumye akuzaniye ibisubizo by'uko urwaye indwara ikomeye cyane, ariko aguhaye imiti arakubwiye ngo ujye uyifata ariko taha ujye mu rugo. Wakumva umeze ute? Nshikamye ku masezerano, indirimbo nziza iri mu gitabo cy'indirimbo zikoreshwa n'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, akaba ari indirimbo ya 216. Nguhaye ikaze mu mateka y'iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo nyituye abantu bose barwaye indwara zidakira, abaganga basezereye ngo bajye kurwarira mu ngo zabo. Tekereza nawe ufashwe n'indwara nuko uko bukeye ikagenda yiyongera, maze ugafata icyemezo cyo kujya kwa muganga. Muganga aragusuzumye akuzana ibisubizo by'uko urwaye indwara ikomeye cyane, nuko aguhaye imiti arakubwira ngo ujye uyifata ariko taha. Tekereza uko byaba bimeze. Kera kabaye ya ndwara ikomeje gukara, noneho ugiye kwa muganga aguhaye ibitaro, ari nako uri kunywa imiti myinshi cyane. Uri kunywa imiti myinshi cyane, uri kubonana n'abaganga bakomeye cyane bafite digiri zihambaye b'inzobere kurutaho, n'amafaranga aragenda gushiraho. Tekereza umuganga w'inzobere kuruta abandi aragusezereye mu bitaro udakize, nyamara arakubwiye ngo byose ni kimwe, genda uburwariye mu rugo tuzareba uko bizamera. Nta gushidikanya akenshi ni nk'abakubwiye ati itahire utegereze urupfu kuko ntuzakira. Ariko se muri ibi bihe wakomeza gusenga Imana uyizeye? Ese wakomeza kuyisaba ko yagukiza cyangwa watangira kuraga ibyawe? Ese amasezerano y'Imana aba agifite agaciro kuri wowe cyangwa waba ugoswe no kwiganyira? Iyi mimerere ni y'umuhanzi w'indirimbo ya 216 yitwa Nshikamye ku masezerano, witwa Russell Kelso Carter yagezemo. Nyamara Imana imukorera igitangaza ku buryo byabereye abayiririmba ubuhamya n'icyizere cy'uko Imana yacu ishoboye. Indirimbo Nshikamye ku masezerano ni indirimbo ya 216 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana gikoreshwa n'itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, naho ikaba iya 518 mu gitabo cyabo cy'icyongereza. Indirimbo Nshikamye ku masezerano ifungurirwa mu rufunguzo rwa B flat cyangwa se C bemol, naho uyiririmbisha ayibara 4/4. Ni indirimbo yahimbwe kandi ishyirwa mu njyana na Russell Kelso Carter. Russell Carter yavutse tariki ya 18 Ugushyingo mu mwaka w'1849 i Baltimore muri leta ya Maryland, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Russell Kelso Carter yize amashuri yisumbuye mu ishuri rya gisirikare rya Pennsylvania Military Academy, ubu isigaye yitwa Widener University, riri mu gace ka Chester. Iki gihe yabaga uwa mbere mu ishuri, ndetse impano ye yo gusiganwa mu kwiruka yari yaramuhinduye ikirangirire muri iryo shuri, kuko akiri muto yasiganwaga ku maguru cyangwa se athlete. Ku myaka 15 gusa nibwo yiyeguriye Imana mu itorero ry'Abapresbyterian, itorero n'ababyeyi be basengeragamo. Nyuma y'amateraniro yo gusenga yari yabaye muri icyo kigo, nibwo yaje kwiyegurira Imana.
we ubwe yivugiraga ko kuva akiri umwana yahoraga yumva ijwi rimubuza amahoro mu byaha, niko kwiyegurira Yesu ari umusirikare. Igihe Rusa Kelso Carter yarangizaga amasomo ye yabaye umusirikare, kandi ku nyandiko ze yitwa Kapiteni Carter. Yabaye umwarimu waho n'umutoza mu byo gusiganwa ku maguru. Rusa Kelso Carter yakoze imirimo myinshi mu kigo cya gisirikare cya Pennsylvania, aho yari umwarimu w'ubutabire cyangwa se chemistry, siyanse, ubwubatsi ndetse n'imibare. Yahandikiye ibitabo ndetse n'udutabo two gusoma novels. Mu buzima bwe yari umuririmbyi n'umunyamuziki. Mu mwaka w'1879 yahindutse umumetodiste ndetse aza no kuba umupasiteri muri iryo torero. Ni nabwo kandi yafashwe n'indwara y'umutima. Nubwo yari yarahimbye indirimbo zo kwishingikiriza ku masezerano y'Imana, yabyumvise neza ubwo ku myaka 30 yabwirirwaga ko arwaye indwara y'umutima bigoye gukira. Abaganga bakamubwira ko ntacyo bakimufashije. Yagiye kwivuza i California, ahamara imyaka 3 yose, ariko binanira abaganga, nuko asubira ku ivuko kuhategerereza urupfu rwe. Yatangiye kujya asoma cyane Bibiliya, anitoza kwishingikiriza ku masezerano yayo, nuko yiringira Imana. Yaje kumva inyigisho z'umugabo Charles Collins warimo yigisha i Boston ibijyanye no kwizera Imana ugakira. Yiyemeje kumusangayo, barasengana, arakira, ku buryo nyuma y'iminsi 3 yasubiye mu kazi ke ko kwigisha. Umva ubuhamya yatanze. Mu mpeshyi y'umwaka w'1879, indwara y'umutima nari maranye imyaka 7, yatangiye kujya yanga imiti nahabwaga n'abaganga, nuko ndarwara byo gupfa. Nari narumvise bavuga ibijyanye n'isengesho ryo kwizera rikiza, ariko numvaga ari nko kwihandagaza gusaba ikintu gikomeye gutyo. Napfukamye mu cyumba cya mama i Baltimore, nuko ntura Imana ibyari bindi ku mutima byose. Nashyize gushidikanya iruhande, ntangira kujya ntekereza kuri buri jambo, nuko nkira gushidikanya kurenza ikindi gihe cyose nabayeho. Numvise ijwi rituje, nuko mbona Bibiliya imfunguriwe, kandi numva nyikunze kurenza ikindi gihe. Nakijejwe n'imbaraga y'Imana gusa. Imana ihimbazwe. Umwe mu bamuzi witwa Connie Ruth Christianus yagize ati, yarapfukamye asezerana ko Imana yamukiza cyangwa itamukiza, ko mu buzima bwe bwose azitangira gukorera Imana. Yakomeje yongeraho ko yahise afata Bibiliya maze amasezerano yanditswemo akayagira ye. Yikomeje ku Mana yamukiza cyangwa se itamukiza. Imana yaje guhitamo kumukiza iyo ndwara. Amara indi myaka 49. Rusa Kelso Carter yavuze ko gukiza ari uko Imana. Muri iyo myaka yakurikiyeho yarwaraga izindi ndwara, ariko Imana ikabyemera kubw'umugambi wayo. Ugukira kwe kw'indwara y'umutima ni igihamya cyo kwizera kwe. Mu buryo bw'igitangaza, Rusa Kelso Carter yakize indwara y'umutima yari arwaye. Rusa Kelso Carter yaje kurama indi myaka 49 ameze neza. Iyi ndirimbo yayanditse mu myaka ya mbere y'icyo gitangaza. Iyi ndirimbo nshikamye ku masezerano yayihimbye akigisha muri rya shuri rya gisirikare, hari mu mwaka w'1886. Injyana yayo ihuye koko n'akarasisi ka gisirikare. Yanditse ibitabo byinshi cyane, harimo nka Miracle of Healing, Pastor Bloom Hearts,
The Atonement for Sins and Sickness. Ibi bitabo byabaga ahanini bikubiyemo inyigisho ivuga ibyo kwizera Imana gukiza. Nubwo yirunduriye mu nyigisho yo kwigisha abantu kwizera Imana ikabakiza, hari izindi ndwara yagendaga arwara, hakaba izakiraga asenze nka malariya, ariko izindi zose siko zakiraga. Nubwo indirimbo Nshikamye ku masezerano ariyo ndirimbo ya Rusa Kelsokata izwi cyane, siyo gusa yahimbye, kuko hari n'izindi yahimbye nka I'm More Than Conqueror, The King's Wedding March, Cleansing Balm, The Invitation, Breath Upon Us from Heaven, zitari mu Kinyarwanda. Si ibyo gusa, kuko yanafashije mu gukosora indirimbo. Afatanije na Simpson banditse indirimbo mu gitabo cy'indirimbo bise Christian and Missionary Church n'icyise Hymns of the Christian Life, cyasohotse mu mwaka w'1891, kirimo indirimbo 68 yashyize mu njyana, kandi 52 niwe wazihimbiye amagambo. Umugore we Josephine yaje kurwara indwara zo mu mutwe. Ikintu cyabaye ariko kigatungura benshi ni ukuntu yatandukanye n'umugore Josephine agashaka undi witwa Elizabeth mu mwaka w'1895. Nubwo Kata yaje kwiga akaba n'umuganga uvura, mu mwaka w'1898 Kata yaje kurwara igituntu, amara amezi 3 avurwa nuko arakira. Benshi bibajije impamvu atasenze ngo Imana imukize kubw'isengesho gusa, nuko abasubiza ko Imana ishobora gukoresha imiti cyangwa se isengesho. Tariki ya 23 Kanama mu mwaka w'1928 uyu Kata yapfiriye mu gace kitwa Catonsville i Maryland. Yaje gushyingurwa mu irimbi rya Green Mount riri mu gace ka Baltimore i Maryland. Nibyo koko ibibazo ntibizabura, bimwe mu bigoye no kuba watinyuka gusenga Imana uyisaba kugukiza. Hari n'igihe bidutera kumva tubuze pfo na ruguru. Ibi bihinduka urugamba. Iki gihe dukwiye kwibuka kurwanisha inkota y'ibyiringiro, ariko gushikama ku masezerano. Si amasezerano kandi abonetse yose, kuko twayahawe n'umucunguzi wacu Yesu, akayakomereza mu ijambo rye. Reka twumve ijwi rya Mwuka we riduhamagarira kumugumamo, we dukesha byose, we udukomeresha umurunga w'urukundo, wo wifuza kutwejesha amaraso ye. Nta kabuza kubwo gushikama ku masezerano ye tuzatsinda. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ibahamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Ibi ni Paulo wabyanditse mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abatesalonike, igice cya 5 umurongo wa 16 na 18 ndetse na 24. Ushaka andi mateka y'izindi ndirimbo zo guhimbaza Imana, wakora subscribe zikazajya zikwizanira tukizishyiraho. Turagukunda cyane.